hari ibintu bigiye kuba. Impamvu Imana inzanya no kugira ngo mbivuge ni ukugira ngo utazava ngo ntiwabyumvise, utazava ngo ntiwabimenye. Hari ibintu biraba, hari ibintu biraba ni ukuri biraba. Waba uri burasirazuba, iburengerazuba, waba uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, hari ibintu biraba kandi bigomba kuba. Hari ibintu biraba, hari ibintu biraba. Iyi message ni yawe. Imana yarashire iragosora irashungura, kandi Uwiteka Imana arambye ngo kandi ndaniyoka kandi aracyagosora aracyashungura. Kuko igihe kikwicaza ahantu, igihe kigutegeka uhahira, igihe kigutegeka uryama, igihe kikubyutsa kuri matoro ukaryama hasi, igihe kikuvana muri etaje ukaryama muri andegisi, igihe kikuvana mu nzu ukarara mu ishyamba, igihe kigutegeka uhahira. Ndabwiye ngo harimo abantu matisemo neza rero kandi uri w'agaciro imbere y'Imana. Turagufashije tugaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngeze umugisha none wo kubonana n'umukozi w'Imana. Muramukurikira natwe turamukunda, kandi Imana iri kumukoresha iby'ubutwari, iri kumukoresha cyane muri ino minsi igaragara nk'iyanyu. Tugaha ikaze umukozi w'Imana. Murakoze cyane kubw'ikaze muduhaye. Imana ibaho umugisha. Bize neza. Turashima Imana. Imana iguha umugisha kubwo kwitabira ukaza gutambutsa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo turebe yuko ahari hari uw'Imana yakora akabona nawe ubugingo buhoraho. Amen. Katuguseye kandi usize no guteze amatwi muri kano kanya. Bakunzi b'ijambo ry'Imana aho muri hose, ndababwiye ngo nimugire amahoro y'Imana. Amen. Urakoze cyane, duhushuje nyine nk'abantu. Tugaye ikaze rero w'imbemo ikaze, kandi umwuka w'Imana akubone ko cyane kandi agwangaho cyane. Ndabizi ko agiye gukoresha iby'ubutwari. Turarikiye rero umuntu wese duteze amatwi kwikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo ntago bajya babona nimero z'abakozi b'Imana. Ndumva nshaka yuko uyu munsi umuntu wese uza kumva ubutumwa agiye gutambutsa bumufashije, hari ubuvanye naho bwamugeza, aze kwita avugisha umukozi w'Imana kugira ngo abe yamufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nimero ukoresha ni iyihe? Nimero yanjye ni 0786 94 64 Yisubire. 0786 94 64 Yes. Urakoze cyane. Twifuza ko uitambutse kugira ngo dukemure n'ikibazo cy'abantu bamwe na bamwe batajya barangiza ikiganiro, ariko tubabwiye yuko akenshi ushaka gutangiza ikiganiro cyawe uba uri kubihomberamo, ko ushobora gusanga ubutumwa bwawe buri ku musozo. Ushobora kuza bwa mbere ukazamo hagati cyangwa se bukaza ku musozo, biterwa n'uko Imana yabiteguye. Mujye mwihangana rero murangize ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi muzajya mubona umugisha w'Imana. Siko bimeze by'imvuga soko uyu munsi nuko tuyoboye ikiganiro nyine, niko mukora tuyoboye. Ushobora kudafashwa mu minota 5, ariko muri 7 ukabuhoka cyane. Cyangwa ukaboka ku munota wanyu. Kuko na Yesu ngo ari mwisiga ikora ku munota wanyu. Cyagiye abantu babona ko bihebye bitagishobotse, Yesu akahita akora. Ikivunge cyataje, ariko abafite intego bahagumye. Hari abantu rero bashaka kugenda mu kivunge, bamara kugenda bagasanga ababaye maso barabiriye nyine. Noko reka tugusabe rero usenga Imana, no gusenga Imana utubwire. Ariko uyu munsi ndabizi neza yuko nta muhombyi uraboneka muri twebwe, bose bari burangize ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni karibu. Amen. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimira, ndaguhimbaje, ndakunezerewe. Uri Imana ugira neza, bana natwe uturengere muri byose, ni mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Nukuri Uwiteka ashimwe. Anzanyanga kugira ngo tuvuge imbaraga z'Uwiteka Imana, kubera ko hari ibintu biraba, hari ibintu biraba bigomba kuba kandi byanze bikunze. Ndabivuga shize amanga, ndabivuga shize ubwoba. Hari ibintu biraba, hari ibintu bigiye kuba. Impamvu Imana inzanya no kugira ngo mbivuge ni ukugira ngo utazava ngo ntiwabyumvise, utazava ngo ntiwabimenye. Hari ibintu biraba, hari ibintu biraba ni ukuri biraba. Waba uri burasirazuba, iburengerazuba, waba uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, hari ibintu biraba kandi bigomba kuba.
hari ibintu biraba, hari ibintu biraba. Iyi message ni yawe, unyemere ubyumve. Wowe uri Kigali, hari ibintu biraba. Iyi message ni yawe. Bibiliya irambwira mu Itangiriro 6:8 ngo nuko Nowa agira umugisha kuwiteka Imana. Agira umugisha kuwiteka Imana. Agira umugisha kuwiteka Imana. Imana tugeneza. We Nowa mbese agira umugisha kuwiteka Imana. Impamvu Imana abwe ngo ungiraho umugisha nuko Imana yari mubwiye ibintu bikomeye, ikamubwira ngo ngiye kuza ndimbure isi. Dore umwuzure uzatera isi, ibiguruka, ibikururinda, amatungo bizapfa, isi nzayubika. Imana tugeneza. Ngo maze umusaza Nowa ngo akibyumva, yumva ahinze umushyitsi atangira kugira ubwoba. Amaze kugira ubwoba ariko Imana amubwira ngo reko wowe kuko wungireho umugisha. Genda wibarize inkuge mu giti cyitwa goferi. Haleluya. Genda wibarize inkuge mu giti cyitwa goferi. Ngo nuko arabikora, Imana imurokorana n'umuryango we. Imana tugeneza. Suko Nowa yakiranukaga kurusha abandi. Birashaka atakiraga kurusha abandi, ariko agira umugisha kuwiteka Imana. Agira umugisha kuwiteka Imana. Agira umugisha kuwiteka Imana. Agira umugisha kuwiteka Imana. Ibintu birakunda. Yugira umugisha kuwiteka Imana. Ibintu bireme. Hari abantu rero hari ibintu bireba. Hari abantu bagiye kugira umugisha kuwiteka Imana. Hari abantu bagiye kugira umugisha kuwiteka Imana, bakabona imbaraga z'Imana, bakabona ubutabazi bw'Imana. Hari abantu bagiye kugira umugisha kuwiteka Imana, bagiye kugirira umugisha kuwiteka Imana. Imana tugeneze, Imana mujibane natwe. Haleluya. Imana twiteho. Reka dusome ijambo ry'Uwiteka Imana. Dusome ijambo ry'Uwiteka Imana. Imana twiteho. Dusanga hano mu Bacamanza ibice 7 umurongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ravuga ngo Uwiteka ahera ko abwira Gideyoni ati abantu baracyakabije kuba beshi, manuka nabo mujye mu mugezi mbakugeragerezeyo. Imana tugire neza. Imana imujibane natwe. Mbakugeragerezeyo. Uwiteka abwira Gideyoni, ni Imana yamugenda avuga ngo wa munyembaraga. Kuki Imana abwise umunyembaraga? Gideyoni we ntiyazibonagaho. Nuko icyo gihe Abisirayeli barwanaga n'Abamidiyani. None ubwo barwanaga, none Abamidiyani bakabatera. Abagabo b'abanyembaraga barihisha, ab'ibikwerere barihisha. Imana tugeneze. Maze Gideyoni nubwo ari umusore mutoya, ngo ajya gusekura ingano kugira ngo ateke umutsima yatajye kubagemura. Imana imwitegereje iravuga ngo Gideyoni umunyembaraga. Imana tugeneze. Iravuga ngo niwe ngiye gukoresha. Haleluya. Niwe ngiye gukoresha kugira ngo ngende ndwanirire. Haleluya. Ujye kurwana kandi uzatsinda Abamidiyani. Imana tugeneze. Gideyoni ngo aragenda atoranya ingabo, ngo atora. Bibiliya tuvuga ngo atoranya abantu benshi. Maze gutoranya abantu benshi ngo arabaza. Imana yavuga ati rero Gideyoni, haleluya, Amen. Jene bamanuka banjyane ku kagezi mbakugeragerezeyo. Haleluya. Mbakugeragerezeyo. Bamanuka bajyane ku kagezi mbakugeragerezeyo. Imashimwe cyane. Imana ije yemera ko abantu baye bajya ku kagezi. Mujye nk'icyo abahanuzi benshi Imana bakize ku kagezi. Abakozi Imana benshi bari ku kagezi. Abapasitoro benshi Imana bari ku kagezi. Itorero muri Misiri riri ku kagezi. Abantu benshi bari ku kagezi. Imana tugeneza. Benshi bari ku kagezi. Yabashyize ku kagezi. Imana tugeneza. Kuko ku kagezi niho umuntu wese agaragarira. Ku kagezi niho wabesha agaragarira. Mujye nk'icyo Imana yakize abantu baye ku kagezi. Imana yarashire iragosora irashungura kandi Uwiteka Imana arambwira ngo kandi ndaniyoka kanya aracyagosora aracyashungura aracyagosora kuko abajyanye ku kagezi. Imana tugeneze. Imana bane natwe. Mashimwe cyane. Yabajyanye ku kagezi. Yabajyanye ku kagezi. Ndabwirwa ngo mujye nk'iki abantu benshi bari ku kagezi ariko ntibabizi. Abantu benshi bari ku kagezi. Benshi bari ku kagezi. Benshi bari ku kagezi. Ku kagezi n'agakiza k'umuntu kagaragarira. Ku kagezi. Yesu ashimwe cyane. Harimo abantu bakizwa bimeze nabi ariko ibibazo byaza bakatimana. Harimo n'abandi bakizwa bafite ibibazo ariko igisubizo cyaza bakaba kuwiteka Imana. Akazi kakubera kagezi. Imana tugereze. Aho ukorera wahageragerezwa. Imana ikimwe cyane. Ngo abantu benshi muri minsi yabakize ku kagezi bitewe n'iki? Irebe ko bakwitondera Imana, bakwitondera itegeko ry'Imana cyangwa se bataryitondera. Ariko ikitangaje
abenshi nabari gutsindwa, nabari gutsindirwa ku kagezi. Benshi baheze ku kagezi, barahaguye, ntago bahaboneye intsinzi. Imatugeneza, imaturenge maturwani madutabara. Ngo nuko Imana imaze kumuha ayo makuru, Yesu ashime cyane. Undi munsi umwe arahaguruka rero, avuga ngo ntabwo nta muntu ujya kurwana urugamba atatasi. Amanukana n'umugaragu we witwa Pura, ngo aragenda, haleluya, ngo bajye mu rugerero rw'Abafilisitiya, rw'Abamidiyani. Imatugeneza, ngo ari ku muntu umwe muri abo basirikare b'Abamidiyani, ngo arota irobe rya Seyiri rimanukira mu rugerero. Imatugeneza, muri rwo kumanukira mu rugerero, haleluya, haleluya. Ngo undi arazirotora, ati icyo bisobanura, ati iyo ni inkota ya Gidiyoni mwene Yowasi Uwiteka yamutugabije. Imatugeneza, Bibiri ivuga ngo iki? Haleluya, haleluya. Yesu yageze avuga ijambo, avuga ngo nije mutsima wamanutse uva mu ijuru, basogokuza baremani mu butayu. Haleluya, haleluya. Barapfuye, ariko umubiri wanjye naho yabarapfuye azazuka. Yesu ashime cyane. Izo nzozi ntabwo zagarukiye aho ngaho, ngo aramurotorera, avuga ngo kandi iryo robe ry'umutsima ryaguye ku ihema ryacu twebwe Abamidiyani. Ihema rigwa rigaramye, ihema rigwa rigaramye. Bitewe n'iki? Kuki ryaguye rigaramye? Iyo rigwa rikagusha urubavu ryakongera rigahaguruka, iyo rigusha umutwe ryakongera rigahaguruka, iyo gushije umugongo ryakongera rigahaguruka. Ahubwo Imana yemeye kurigusha hasi rigwa rigaramye. Imatugeneza, bisobanura ngo iki? Imana ibasha gukiza ikibazo igihereye mu mizi, igakiza indwara izihereye mu mizi, igakiza karande ihereye mu mizi, igakiza igisuzuguriro igihereye mu mizi. Imana ikemura ikibazo igihereye mu mizi. Imana ishime cyane. Imana ikemura ikibazo bitandukanye n'abantu, ikemura ikibazo igihereye mu mizi. Imana ishime cyane. Hari ibiri imaze kurandura. Dawidi yavuze ijambo rikomeye. Imana ishime cyane. Muri Zaburi 86:17 hava ngo Mana unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Tapele boze ko unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza Mana, kugira ngo banyanga bose bakirebe bamware. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza muri izi ndwara, muri umubaba, inawe Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Rero boze ko tebo hari abantu imaze kwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Imana unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Uwiteka nyine ngabashimwe, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Haleluya. Topele boze ko tebo hari ibintu biraba, hari ibintu biraba, hari ibintu biraba, kuko hari ibintu bigiye guhinduka. Boze ko tebo hari ibintu biraba. Imana unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Niko Dawidi yavuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza abanyanga bakirebe bamware. Uwiteka ashimwe cyane, kuko Imana ikemura ikibazo igihereye mu mizi. Uwiteka ntabwo ajya ahinduka. Uwiteka aratabara n'umutabazi. Iyo yaje aba yaje, yavuze biremera. Haleluya, haleluya, haleluya. Yakoze birakunda. Izina ry'Imana mu ijuru rihabwe icyubahiro. Uwiteka ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rigera kuri Yosuwa igice cya 9 ngo mbese sege bigutegetse. Tapele boze kotero. Mana ishimwe cyane. Hari abantu imaze kwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Rede bikotrebo. Hari abantu imaze kwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Ibatabaye ikoresheje itegeko ryayo. Hari abantu bagira umugisha kuwiteka Imana. Imana tugenese, Imana turengere, Imana turwana, Imana dutabara. Rede boze kotero. Harimo abantu bamaze igihe kinini barira. Witerwa ubwoba n'ibyo ucamo, witerwa ubwoba n'ibyo wumva. Witeka n'umutabazi imaze kukurengera. Rede boze kotero. Mana ishimwe cyane. Hari abantu imaze kubohora ikabakiza uburwayi. Hejuru imbaraga z'abademoni hari imbaraga z'Uwiteka Imana. Hejuru indwara zose hari imbaraga z'Uwiteka Imana. Isa Imana yageze, indwara zirakira. Isa Imana yageze, Imana irakora. Isa Imana yageze, amateka arahinduka. Imana ishime cyane. Haleluya, haleluya. Mwisi umwuka, haleluya, haleluya. Abasirikare bo mwisi barasibyo bareba, ariko mu buryo bw'umwuka, Holy Spirit turaza. Haleluya, haleluya. Ibyo tutabonesha amaso yacu, haleluya, turwana n'ibidafatika. Witeka nyiringabo nashimwe cyane. Murimvyi yageze umwuka ava ngo shitani ipisha dipite. Haleluya, haleluya. Ngo mbisa miti Imana gutabara ikoresha itegeko, Imana ikorengera ikoresha itegeko. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ijambo ryageze kuri Yeremiya. Haleluya. Ngo yewe Yeremiya mugaragu wanjye, dore abakurwanya nzabahindura inkwi, mbahindura inkwi, nawe nguhinduye umuriro. Yesu ashimwe cyane. Nguhinduye umuriro, nguhinduye umuriro kugira ngo uzagende batwite.
ubatwike. Haleluya haleluya. Yumaze kwisobanukirwa kuri umwana w'Uwiteka Imana, Satani agonje kuguterwa. Yumaze kwisobanukirwa indwara abantu benshi barwaye ni indwara kutimenya, ni indwara kutisobanukirwa, ni indwara mbese kutimenya. Ariko yisobanukirwa Imana irabateka. Niyo mpamvu rero boze kotebo. Haleluya haleluya haleluya. Mashibe cyane. Haleluya haleluya. Natajya ngo hari ibintu biraba, hari abantu baje kwinda amateka, hari abantu imaje kwereka ikimenyetso cy'ibyiza, hari abantu imaje kurengera imatugeneza, hari abantu imaje kurenganura, hari abantu imaje gutabara, hari abantu imaje kuvana igisuzuguro. Ngoma unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Mama Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Kuri iryo dani Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Kuri ubwo burwayi Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Kuri ayo madini maranye misi Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Matugeneza reboze kotero. Imana ishime cyane reboze kotero. Ndaho ngaho imatugeneza batrengere. Nege kone mbona abantu benshi bari hebye reboze kotebo. Imatugeneza bari hebye, Satani akabakoba ngo mbese Imana mwahamije hehe. Reboze kotebo. Ariko Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Nege kone mbona abantu benshi bari gutabarwa, mbona abantu benshi bari kubohoka, mbona abantu benshi Imana ibandira amateka. Reboze kotebo. Niyo mpamvu mvugana n'uyu muntu afite ikibazo mu maguru ye, ajya kumva umuriro urazamutse, ibindi bikamujomba mu kirenge bimeze nk'ibikwasi. Ariko Uwiteka yakubohora, nta nabi mata kuvana, nta nabi mata kugeza. Imana ikore kure mago. Nagiye kubona nanone mbona haleluya, ndi kubona undi muntu ufite ikibazo mu nda, umururaka ubudatuza. Reboze kutebo. Ariko Uwiteka amukoreho, ubona ikimenyetso cy'ibyiza. Nimashimwe cyane. Haleluya. Reka ngende kugana ku musozo, ariko ndashaka gusengana n'uyu muntu. Imatugeneza uyu muntu afite urubanza rw'isambu. Imatugeneza haleluya haleluya. Warariganyijwe, ijambo ryageze kuri Ezekiyeli ngo wariganyijwe igihe kinini, ariko ndagarutse. Reka mbabwire, harimo abantu bariganyijwe. Wariganywa mu bana bikemera, wariganywa mu rushako bikemera, wariganywa mu mibero bikemera. Icyo usabwa no gukiranuka ukagenda mu bushake bw'Uwiteka Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya. Satani agusuka umuriro, namusuka mu namasengesho. Abasirikare bo mwisi bagira soroga ivuga ngo dawa ya moto ni moto. Satani agutera wimutera ibitugu. Imatugeneza haleluya haleluya haleluya. Ijambo yabangu nibuba muri ijambo rikaba muri mwe, musare icyo mushaka muzagihabwa. Imana ishimwe cyane. Rebose kotebo. Imatugeneza imatrengere, imaturwani imadutabare, imatugeneza imadukize. Ndavugana n'uyu muntu. Rebose kotebo. Satani n'umukobwa, Satani amukize ikintu cyicanje, ukabona buri wese akakwanga, buri wese agakwanga, umugani wese arakwanga. Rebose kotebo. Hari Uwiteka nakubohora kuvana igisuzuguro, nabona ikimenyetso cy'ibyiza. Rebose kotebo. Ndavugana n'uyu muntu amaze igihe kirekire yarwaye uburwayi. Rebo ari mu mujyi wa Kigali, arangije ajya no kwivuriza ahantu kure, arenga n'imbibi ajya mu Buhindi. Ariko arangije aragaruka, na n'uyu munsi nagukira, ahagarushije kuremba. Haleluya haleluya. Mbese n'ukwicira bacuga kuzisho kw'ibyo birangira. Haleluya haleluya haleluya. Imana nayo kwika ikimenyetso cy'ibyiza. Hari Imana kuvana ko icyo gisasiro, hari Imana guhagurutsa, hari Imana kugeneza. Remose potebo. Imatugeneza matugeneza. Ndafukana n'uyu muntu, ndashaka gusengana n'uyu muntu. Satani yaraje asohora umugabo we mu rugo, batatonganya ntacyo bapfuye, umugabo aramutaraginga. Imatugeneza imatrengere. Haleluya. Uwiteka akukweza mbaraga mbizinje mu rugo rwawe. Uwiteka njya kugarukaho, Uwiteka kurengere. Imana ikuvana igisuzuguro, buri imbaraga z'Uwiteka Imana, buri butabazi bw'Uwiteka Imana. Imana ikugeneza, Imana nyiringa bibane nawe. Namisi kotebo. Nagiye kora nanone, nkabona harimo abantu Satani yagiye acimirongo imbere yabo. Nkabona abantu benshi imbere yabo ibintu by'umukato. Ndabwirwa ngo hari abantu Satani yaciriye akarongo ko batagomba kurenga. Ngo bese mu buzima bwa hari utagomba kurenga. Ugiye gusingira umugisha, iteka dayimoni agusubiza inyuma, ugasubira hahandi. Uba mu buzima bwo kwizengurukaho. Imatugeneza nkuru bese nubwo buzima ubayemo, ariko Uwiteka asenya akazitiro k'abademoni, ubona ikimenyetso cy'ibyiza. Uwiteka asenye ku kazitiro, ubona ikabazimu, ubona ikimenyetso cy'ibyiza. Mana ishibe cyane. Mana tugeneza imaturenge maturwanire. Ndashaka gusengana n'umuntu afite ikigeragezo igihe cyose ayatwisinda zivamo, amaze gukuramo inda zirenze imwe. Matugeneza Imana natwe
mani gukura umuriganya mu izina Yesu. Bibiri bivuga iki? Kurira kwararira umuntu bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Uwiteka kwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Ubona Imana ibyo ntashobora nawe utashobora, Kristo arabishoboye. Amaboko yanjye ni magufi ariko Imana ni maremare. Imana ikore ku kibazo cyawe, Imana ikore ku icyo kibazo. Ubona ikimenyetso cy'ibyiza, ubona ubutabazi bw'Imana, ubona Imana ikurengera, ubona Imana igusura. Haleluya. Imana iguye kubyara, iguye gutwita ubyare kandi uheke. Imana tugenese, Imana ibane natwe. Rebase kotero, Imana tugeneza. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana tugeneza. Haleluya, haleluya. Nagiye kona nanone mbona harimo abandi bantu bagiye kuri bangere, nabonaga ari batatu. Imana tugeneza, Imana ibane natwe. Nabonaga ari umwe ari umukobwa, undi ari umudamu, undi ari umugabo. Imana tugeneza, ntabwo bakora hamwe, ntabwo banaziranye. Imana tugeneza, ariko nabonaga bafite intambara, mbese babaye mu buzima bwo gora bisobanura, mbese mu kazi ikibazo cyaricyo cyose n'icyahari badahari nibo bacegekaho. Imana tugeneza, kandi ikibazo ukibaza ngo mbese ko nagiye muri aka kazi Imana wavuze ni ukubera ikibi bidahinduka. Imana tugeneza, Imana ibane natwe. Haleluya, haleluya. Imana tugeneza, hari ku ijambo ry'Uwiteka rirambwira ngo haleluya, sijye bigutegetse, Imana gutegeka, itegeka abaguhiga, itegeka abakurwanya. Imana ikubita. Haleluya. Yesu yavuze ijambo rikomeye, aba ngo abakire n'abatinde bashaka amazi yo kunywa bakayabura, ngo ariko yewe Uwiteka nzabasubiza. Bashaka amazi bakayabura, ariko jyewe Mesiya, njyewe kuko ndi Uwiteka nzabasubiza, nzabarengera, nzabarwanirira, mbatabare. Haleluya. Sebo Uwiteka akwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Yarambura ukuboko, imiraba n'ibiyaga biratuza, biramwumvira. Imana tugeneza, Imana ibane natwe. Rebose kontrebo, Imana tugeneza. Haleluya, 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 haleluya. Imana tugeneza. Ndashaka gusengana n'umuntu, ndikwenda gusenga, ndashaka gusengana n'umuntu. Ahantu hose aratoneka, nta buzima na buke, ariko Uwiteka nawe kuko bandi kugisasira. Ndashaka gusengana n'umuntu afite ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe, yarazengutse vuza ahantu hose, ndetse niyo bamurangira aho ariko ni kuzima hari aho bavura ahazi yajyayo, ariko Uwiteka niwe wenyine akurengera, niwe wenyine. Abaganga barafore ko isagakiza, niwe wenyine wakurengera. Haleluya. Ujye wizere Yesu Kristo. Haleluya. Unyemeye dusenga Imana, unyemeze ko mabaga dusenga Imana, kuko Uwiteka aje kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ngo nuko nuwagira umugisha ku Uwiteka Imana, agira umugisha ku Uwiteka Imana. Hari abantu bagiye kugira umugisha ku Uwiteka Imana. Bibiri twereka ngo iki? Haleluya. Umuhungu umwana musore witwa Mefibosheti yari umwuzukuru wo kwa Sawuli. Imana tugeneza, ariko kubwo impamvu zitabututse aza kwisanga ahantu Lodebari kwa Makiri, wari umutindi, wari umukene. Imana tugeneza, suko ari yarahisemo, suko ariho yaratuye, ahubwo iwabo hari inyarurembo, ariko ibihe bimujyana aho ngaho bimwicaza Lodebari. Imana tugeneza, kuko igihe kikwicaza ahantu, igihe kigutegeka uhahira, igihe kigutegeka uryama, igihe kikubyutsa kuri matoro ukaryama hasi, igihe kikuvana muri etaje ukaryama muri andegisi, igihe kikuvana mu nzu ukarara mu ishyamba, igihe kigutegeka uhahira. Ndabwiye ngo harimo abantu bari mu bicaye ahantu atari ko babise, bahicajwe n'igihe. Harimo abantu baryamye ahantu baharyamishijwe n'igihe. Hari ubuzima abantu babayemo benshi babubeshejwemo n'igihe. Imana tugeneza, Imana ibane natwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yo muri icyo gihe inshuti zirakwanga, abagukundaga bagakwanga bakagenda. Suko bakwanga, impamvu wikwirengana ni igihe, suko bakwanga ni igihe. Haleluya, haleluya. Imana amwe ngo harimo abantu bicaye mu buzima burura, bicajwe muri igihe, suko bahahisemo. Haleluya, haleluya. Ngo ariko Mefibosheti nawe aza kugira umugisha ku Uwiteka Imana, Dawidi amutumaho. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ije nyiranye ibihe, ngo amutumaho, ngo araza. Dawidi yari amaze kuba umwana, amutumaho. Mefibosheti akihagera ati nkanjye ndinde njyewe umeze nk'intumbi y'imbwa. Imana tugeneza, yibonagamo nk'intumbi y'imbwa, ariko Imana yamureba ikamubonamo umuntu w'agaciro. Dawidi aravuga ngo uhere umunsi none biranzuwe, uhere umunsi none ndategetse, uhere umunsi none shizeho iteka, ubasha mpabwa n'itegeko. Niko Dawidi avuze, shizeho iteka, uzajya urira ku meza y'umwami, uzajya usangira nanjye ku meza. Haleluya. Uhere umunsi none nawe hara uje kugira umugisha ku Uwiteka. Hari abantu bagiye umugisha ku Uwiteka Imana. Imana irambwiye ngo uhere umunsi none hari ubuzima buhindutse, uhere umunsi none hari amateka yahindutse,
rero musa none hari umukato rero musa none imana ikoresha itegeko ku buzima bwawe, ikoresha itegeko kuri icyo kigeragezo, ikoresha itegeko ku muryango wakwanze, si uko wakwanze byatewe n'igihe, ariko imana igutabaye ikoresheje itegeko. Imana tujye neza, ndashaka gusenga uyu muntu urwaye ikirenge, imana ikoresha itegeko. Bose ko rero imana ikoresha itegeko, uyu muntu abana baba barakunaniye, imana ikoresha itegeko njye gusenga kuko nawe ugira umugisha kuwiteka, ubonye imana. Ihangane akageza wari uhagaze, ihangane akageza umaze iminsi, ihanganire ubutamaze iminsi. Witeka aje kukurengera mana, ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirere bamware. Uwiteka akwereka ikimenyetso cy'ibyiza mama, akwereka ikimenyetso cy'ibyiza papa, akwereka ikimenyetso cy'ibyiza mubyeyi. Uwiteka akwereka ikimenyetso cy'ibyiza kandi agutaba akoresha itegeko mu izina rya Yesu Kristo bisabye. Amen. Kadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, Imana nziza, Imana Imana amahoro, Imana bagusenga igira neza, Imana cyanuka, Imana ikiza, Imana murengezi, Imana yera. Abantu benshi mbonye yuko bari kukageza, harimo batsinzwe ariko harimo n'abanesheje. Mana bihanganye uje kubarengera, babonye umugisha uturuka kuwiteka, mbonye batabara aba bantu bafite intambara zitandukanye. Mana bereka ikimenyetso cy'ibyiza, uyu mubyeyi mwereka ikimenyetso cy'ibyiza, uyu mukobwa mwereka ikimenyetso cy'ibyiza, uyu mugabo mwereka ikimenyetso cy'ibyiza, uyu musore mwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Mana urakoze, urahambaye, ugira neza urumwa, mwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Mana mwijubaho umugisha nimbe zanjye nari nazikore nzisubiremo 0786 694 64 82 ibiganiro byacu nawe ubutaha. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.